Singizwa Data, singizwa Mwana, singizwa Roho Mutagatifu. nimugende mwigishe amahanga yose. Inyigisho yo ku cyumweru cy'umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu. None umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye amasomo aherekeza uyu munsi mukuru. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 4 umurongo wa 32 kugeza ku wa 34 n'uwa 39 kugeza ku wa 40. Naho isomo rya kabiri ni ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye abaromani umutwe wa 8 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Ivanjiri ikaba iya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 16 kugeza ku wa 20. Bavandimwe, ineza umwami wacu Yezu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Iyi ndamukanyo umusaserodoti ashyikiriza ikoraniro ry'abakristu bitabiriye guhimbaza igitambo cy'Ukarisitiya ijyanye neza n'uyu munsi mukuru duhimbaza none w'ubutatu butagatifu. Imana imwe yigaragariza abayo mu baperisona batatu, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imana Data yakunze abo yiremeye, maze igihe ducumuye ntiyadukuraho impuhwe n'urukundo byayo. Yemera kutwoherereza umwana wayo ikunda cyane Yezu Kristu, maze ku neza ye irenze imivugire ntiyagundira kureshya nayo, ahitamo kwishushanya n'abantu, yemera kudupfira ku musaraba, arahambwa, arazuka, nuko adusubiza ubucuti ku Mana twari twaricuje. Ntiyarekeye aho, yatwoherereje Roho Mutagatifu, Roho w'imbaraga n'ukuri, ngo adukomeze kandi atubere umuyobozi mu rugendo no mu mubano wacu n'Imana n'uwacu bwite, bityo tuzabone uko tuba abagenerwamurage b'Imana. Uyu munsi mukuru w'ubutatu butagatifu duhimbaza ku cyumweru gikurikira umunsi mukuru wa Pentekosti utwereka neza ko Imana yisumbuye muntu, ko nta wakwinjira mu busobanuro bwimbitse ngo ayivuge uko bikwiye kandi binoze, nk'uko dusobanura ibyo twibumbiye cyangwa twagezeho dukoresheje ubwenge n'ubushobozi yaduhaye. Imana irenze kandi isumbye kure ubwenge n'intekerezo byacu, dore ko hari byinshi n'ubu bibera imbere yacu, ariko ntibibuze kuba ihurizo menamutwe. Dufate urugero ku isanganya ry'ikirunga cya Nyiragongo giherutse kuruka. Dufite abahanga bahora bacungira hafi ngo barebe imihindagurikire yacyo, nyamara cyaratunguranye, mu gihe batakekaga gicira wa muriro wo mu nda y'isi. Ariko abo bahanga bemeza ko utunyamaswa twihungira hakiri kare kuko tubimenya mbere, naho muntu kikamugwa gitumo kandi afite n'abamurebera. Bavandimwe, ibitubera amayobera ni byinshi. Koko abakuru bari bazi ibintu, nuko baraterura mu gusakuzanya bati karuhura umukuru w'urupfu. Igisubizo kikaba ibitotsi. Ese iyo dusinziriye twashyizweyo, twibuka kandi tukamenya ibyo turimo? Bya byubahiro tumaranira, bwa bwirasi, ubushongore n'ubuhangange twifitemo, ese twibuka ko bishobora kurangirira aho ntituzongere gukanguka ngo tubone izuba? Niba se dukanguka, aho twibuka gushimira uwaturemye n'uwaremye ibyo tubona n'ibitaboneka. Ubuzima bwacu ubwabyo ni iyobera, kabone n'ubwo tugerageza kugenda tubucengera. Kuri uyu munsi hakunzwe kuvugwa inkuru ya Mutagatifu Agusitini, ubwo yariho atembera ku nkombe z'inyanja, azirikana inyigisho azageza ku mbaga y'Imana kuri uyu munsi mukuru w'ubutatu butagatifu. Nibwo yasanze akana k'agahungu kacukuye umwobo mu mucanga,
karimo kadaha amazi y'inyanja kayasuka muri wa mwobo. Yaramubajije ati ese mwana uri mu maki? Nawe ati ndashaka gukamiriza iyi nyanja muri uyu mwobo. Agusitini amusobanurira ko bidashoboka kuko amazi ashyiramo asubiraho ayakuye. Umwana nawe nibwo ateruye amubwira ko nawe ibyo arimo gutekereza kandi akaba yibaza bidashoboka. Amubwira ko umutwe we cyangwa se ubwenge bwe bumeze nk'uwo mwobo, naho ubutatu butagatifu bukaba amazi y'inyanja. Imana yisumbuye kure ubwenge n'intekerezo byawe ku buryo kubishyira mu bwenge utabishyikira. Nuko umwana cyangwa se marayika azimira ubwo. Hari n'izindi ngero ariko zose icyo zihuriraho ni uko zikennye mu kwerekana no gusobanura Imana imwe rukumbi yatwihishuriye mu baperesona batatu, Imana Data, Imana Mwana ari we Yezu Kristu n'Imana Roho Mutagatifu. Uhoraho rero niwe Mana mu ijuru no ku isi, nta yindi Mana ibaho. Amasomo tuzirikana none aratwereka uburyo Imana ibana natwe. Yezu yabiduhamirije atwibutsa umurage yahaye intumwa ze, abazazisimbura kimwe n'abazamwemera babikesha ijambo ryabo. Ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Aya magambo atwibutsa iyuzuzwa ry'ubuhanuzi bwa Izayasi ubwo yahanuraga ko umukobwa w'isugi asamye akazabyara umuhungu maze akazamwita Emanuweli, izina risobanura Imana turi kumwe. Izayasi umutwe wa 7 umurongo wa 14. Bukaba bwarujujwe ubwo marayika Gaburiyeli yasangaga umwari Mariya akamumenyesha ubu butumwa: dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu maze ukazamwita izina rya Yezu. Luka umutwe wa 1 umurongo wa 31. Yezu rero niwe Emanuweli, Imana iri kumwe natwe. Bikaba biduhamiriza ko ari kumwe natwe iminsi yose y'ukubaho kwacu, haba mu bihe by'umunezero, haba mu bihe bishaririye, urupfu, ibyago, indwara, ibyorezo, imibabaro, kwiheba, haba igihe twumva isi yaratwanze cyangwa se yaratujugunye, abantu batwumva cyangwa se batubuza amajyo, Yezu ari kumwe natwe. Igikuru ni ukumenya kumutabaza ngo aturengere, kuko umugannye wese amwakirana urugwiro kandi ashaka ko tumukurikira mu rukundo n'ubwigenge bizira agahato n'igitugu. Bavandimwe, uyu munsi kandi hari isomo rikomeye dukwiye kutibagirwa mu mubano wacu n'Imana ndetse n'abayo. Nuko uwamumenye kandi akamwemera afite ubutumwa bukomeye agomba kugeza ku bandi. Yabutanze muri aya magambo: nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse. Aha twibuke ko nta kindi yategetse abe n'abazamwemera bose uretse gukunda Imana hejuru ya byose, gukundana hagati yacu nk'uko yadukunze akagera ubwo atwitangira, tutibagiwe kugira neza aho tunyuze hose, maze urumuri rwacu nirubamurikira bakabona ibyiza dukora, bazakurizeho gusingiza Data uri mu ijuru, nk'uko tubisanga kwa Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 16. Bavandimwe, uko gushyikiriza abantu bose inkuru nziza mu izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ntibivuga kwemera Imana gusa ngo ibyo birahagije, ahubwo ni ukwemera ko ubatijwe akaba uwa Kristu asabwa kwemera ko Imana ari Data, umubyeyi wa twese, waturemye akaduha ubuzima kandi akaba adukunda urudacuya.
ni ukwemera ko Yezu Kristu umwana we w'ikinege ari Imana, akaba umuvandimwe wacu, wemeye kwishushanya natwe, agasa natwe muri byose ukuyemo inenge y'icyaha. Yaravutse, arakura, arababara, arashinyagurirwa, adupfira ku musaraba, maze atugira abana b'Imana, dore ko twari twarabyiyambuye mu kwicumurira. Kandi uwa Kristu ni uwemera ko Roho Mutagatifu ari Imana, akaba imbaraga z'urukundo n'urumuri bituye muri twe, maze akagenda adufasha kumva no gusobanukirwa neza umukiro dukesha inyigisho, urupfu n'izuka bya Yezu Kristu umukiza wacu. Bavandimwe, twaremwe mu ishusho ry'Imana, bityo rero duhamagariwe kubaho ubuzima bwacu bishingiye ku busabane bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ari byo kuvuga kuba abantu bagaragarizanya urukundo rutagira uwo ruvangura nk'urwo dukunzwe n'Imana umubyeyi wacu. Maze kandi nk'uko Yezu yatubereye umuvandimwe, natwe tukamwigana ingiro n'ingendo, duharanira gukorera abavandimwe bacu ibyiza aho kubagira abacakara, maze ubwo buvandimwe bukatugeza mu guhamya Roho w'ibyiza utuye muri twe, nuko hagati yacu tukaba ababibyi b'amahoro, ibyishimo no kwizera n'ibindi byiza byose byatera buri wese gusingiza no gushimira Imana yaremye ijuru n'isi. Amina. Mwari kumwe na Padiri Anselme Musafiri. Musingize Nyagasani, bana b'abantu mwese. Musingize Nyagasani, mumurate iteka ryose. Singizwa